ikaze mu kiganiro ubuzima bw'isi. Ese isi dutuye igizwe n'iki? Tuyibayemo dute? Ese tubanye n'abandi dute? Iyi si kuyibamo biragoye, ibiteye ubwoba ni byinshi, ibiryana ni byinshi, ibikugendaho ni byinshi, ibiri kumwe nawe ni buteye gutya. Icyo ukora cyose gikunde, ugihe umwanya, ugikore neza, ukizirikeho, kizaguha ikindi ushaka kugeraho. Ubuzima bw'isi buragoye, kwishiranya nibyo bigezweho, kuko ubu ngubu usigaye ubona umuntu ukagira ngo ni umuntu kandi ari igishushanyo. Ese umwanya uryamyemo waba ubona ari wo wawe cyangwa ni uw'abandi? Reba neza utaburyamye, umwanya biba uri buze kukugirira nabi, kuko umwanya wose urimo si uwo wawe. Uyu mwami w'imiswa yagereranywa n'iki? Uyu mwami w'imiswa yagereranywa n'abantu baza bagufata nk'umwami wabo, bakwita bosi, bakwita umukire, bakwita ko ukomeye, bakoza, baguguyaguya, nyamara bamara kubona icyo bagamije kuza gushaka bakigendera. Ese niko muri iki gihe bimeze? Ubu ni bwo buzima bw'isi turimo. Ni mushishoje, mukomere kandi gerageza mu mbaraga ufite ugiremo imbaraga niyo yaba imwe yo kurwanisha, kugira ngo nawe ubashe kwirwanaho. Ese wowe wakwemera ko buri kimwe cyose kiza kiguconcomera? Tuzi uyu mugabo bamwita Steveniro, afite ubuzima buteye ubwoba cyane, kandi arubatse, afite abana, afite umugore, afite umuryango, ariko ubw'ubuzima bwe bamwita inyamaswa, iyo bakunze mwita inzovu. Iki nicyo bita ngo iyo waguye mu maboko y'ukurusha imbaraga arakwica. Ese ibi ni byo koko bajya bavuga, cyangwa ngo shoza neza urebe ko umwanya uri guhigiramo icyo kurya waba ari wo wawe, ejo utisanga wahigiye umwanya w'ikiraguhiga kikagufata kikaguconcomera nawe. Nk'uko mubibona, inyamaswa irashaka kurya ngenzi yayo. Ese ibi biterwa n'iki? Ese byaje gute? Reka tuzabisubire mu kiganiro cy'ubutaha. Yari Mdtv, ubuzima bw'isi.